Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'Umuco Wacu TV turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama turi kumwe hano muri studio. Sentama na amahoro? Na amahoro mushakamba, mwaramutse neza? Yego twaramutse neza rwose. Yego. Igoma naho haramutse neza, ikirere na amahoro. Igoma ikirere na amahoro, Rubavu nyuma y'ibyabaye na amahoro, abantu baratuje. Ingendo urujya n'uruza rwarongeye ruratangira, abantu baratekanye nta kibazo. Twese antene na kamera twazimuriye Rubavu. Ni hariya no hakurya aho kwambuka kugera Igoma. Tugiye kugaruka ku zingingo tugarukaho. Ingingo ya mbere nuko Corneille Nangaa akaba umuhuzabikorwa wa FCM 23 na General Sultan Makenga Emmanuel akaba ari umugaba mukuru w'ingabo za AFCM 23 ubu ibirenge barabikandagiza ubutaka bwa Goma. Batashye umugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru rwose bawutashye guhera igihe intare za Sarambwe zawigaruriraga. Ngira ngo warabibonye, byari ibirori. General Bodo wapfukamye ashima Imana. Wapfukamye ashima Imana mu mahuriro y'umuhanda. Wabonye Lawrence Kanyuka umuvugizi, wabonye Wiringoma nawe umuvugizi mu bya gisirikare, warababonye hariya. Yego, vuba tushobora kujya tubona amatangazo yanditseho ko yakorewe Igoma. Kuko yamanutse yari mu muhanda agenda, sinzi ngo yagendaga kuri speed ya kangahe, ariko byageze igihe tukajya tuyabona ikibumba. Yego. Ubu rero uraza gusanga ari Igoma. Warakurikiraho Goma rwose. Ubu bagiye gukorera muri bya biro byahoze ari bya Cirumwami. Nanjike Kayiko. Nanjike Kayiko cyane rwose. Bashaka gukorera muri guverinora da. Bahangaha ariko guverinora ubwo irahinduka province, ntabwo iri wikiri province, irahinduka presidence ya Kivu. Yego. Noneho ikindi tureba ni intambara Afurika y'Epfo ishaka gushoza ku Rwanda. Ubwo turihuza n'ijambo rya Kisekedi. Ibi turabihuza n'ijambo rya Kisekedi, tubihuze n'ubutumwa bwatanzwe na ba perezida b'ibihugu byombi, perezida w'u Rwanda na perezida wa Afurika y'Epfo. Ikindi tuza kureba, turareba imyanzuro y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC. Yego. Ahangaha turazana none kubihuza n'ubutumwa bwa umusaza perezida Yoweri Kaguta Museveni mu Uganda, ko ari cyo yabivuzeho. Yego. Reka rero tudatinze turebe Igoma. Mbere ko tugera Igoma nuko AFC ikomeje umurego. Ikomeje umurego mu bice byose irimo umurego. Ngira ngo nejo wumvise za Kinyezire. Kinyezire rero ni kuri ari amazi ya Kivu. Yego. Ni kuri ari amazi ya Kivu. Ugiye ukafata inzira za Nyamasasa na Kinyezire bityo. Urabona Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko Bukavu na Noza, Bukavu ndetse n'iki kibuga cy'indege cyayo aricyo cya Kavumu, urabiha amahirwe angana iki yo kuba bikiri mu maboko ya FARDC? Amahirwe aragerwa ku mashyi kuko iyo urebye umuvuduko uhari, urebye ukuntu FARDC zacitse intege. Ikindi wakongeraho nuko abacanshuro buriya hari icyo bamaraga. Urabona ko bagiye. Yego. Nubwo wenda batagiye bose, birashoboka kuba batagiye bose, ariko kigaragara batagiye n'abatari muri Kongo, abatari Goma nabo ntawamenya aho baherereye. Ashobora kubahisha henshi, yihisha muri MONUSCO. bariya ni abari bagoswe, oya atari muri MONUSCO. Ubuse niba hari nk'umucanshuro warwaniye mu ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo
niyo mpamvu mvuze nti abatari igoma ntabwo yari igoma. ariko hari umucancu wafatanwa ifaranga ugahise. Nabonye umubiri wose yari yahambiriye amadolari, ayo mafaranga ya Angola, iki ni byinshi. Yafatanwa amafaranga menshi, 300,000 by'amadolari, ubwo tubaza y'amadolari gusa. Ubwo amangora n'amanyakenya n'ayandi yo ntitwabara. Noneho urumva nk'umucancu wenda warwanaga ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo agahunga agana inzira zerekeza i Bukavu n'ahandi hahegereye. Urumva uwo nguwo ntabwo yagiye muri bariya, kuko bariya ni abarigoma nta yindi nzira bari bafite uretse kunyura mu Rwanda. Mbese bari bameze nk'imfungwa z'intambara. Birumvikana. Tukomeze twirebere Colonel Nanga, abapatriote bakuru. Yego, turebe Colonel Nanga. Ngira ngo hari ibintu bavugaga mushakamba tukabifata nk'imikino cyangwa nk'urwenya. Bakundaga gushyiraho ubutumwa ngo arogoma. Yego, ngira ngo Colonel Nanga niwe waba wa mbere kuvuga ko Goma bazayibohora. vuba tuzayibohora. Ngira ngo yabivugira Rucuru. Rucuru. Yego, yabivugiye muri Rucuru, abantu bakagira ngo ni amashyengo. Nyuma yaho hari n'abandi babivuze, uriya muvugizi Dr. Oscar Barinda yarabivuze. Ngira ngo ni amashyengo, bawira ingoma bose barabivuze. Abantu bakagira ngo ni urwenya. Ahubwo ndetse hari bagenzi bacu batangiye kujya bavuga ngo ndetse na leta ya Kinshasa yarabivugaga ko M23 ngo itinye imijyi. Yego, itinye imijyi minini. Urabyibuka na minisitiri w'intebe wa Kongo uriya mudamu. Yego, Samia Suluhu. Ngira ngo Samia Suluhu ni perezida wa Tanzania. Uriya Judith Suminwa. Urumva amazina yabo ajya kumera kimwe. Ndumva ari we wigeze kuvuga ko bamubwiye ko ngo Nord Kivu irimo ifatwa. Baravuga ati ariko dufite Goma. Dufite Goma. Kwerekana ko niba bafite umurwa mukuru w'iyo ntara, kuri bo bafite iyo ntara. Ariko by'ukuri ibiturage byose bihazengurutse za teritware bari bazimereye nabi, bazigeze kure bazifata. Ariko hari ikintu maze kubona. Yego, iyi ntambara yari izingiye Goma. Kuzingira Goma biterwa n'imbaraga leta yari yahashyize. Urumva ibihumbi by'ingabo byari hariya muri Goma. Nahoze ndeba amakuru ejo. Yego, bavuga ukuntu Kisangani, umujyi wa Kisangani, umujyi wa Kisangani ngo urinzwe n'ingabo 500 ngo n'abapolisi 100. Ibyo rero bikwereka ko imbaraga nyinshi ubu barimo bararira, imbaraga nyinshi zari zaje hari Goma, ariho baba abaje kubafasha bavuye mu mahanga bose ni hariya. Baba FRDC abenshi ni hariya. Baba Wazalendo urazi ko baba ku imihanda yose bose ni hariya. Ibikoresho by'intambara byinshi ni hariya. Yego, bivuze ngo ari abasirikare. Iyi ntambara y'Igoma FRDC yaratakaje. Icya mbere yatakaje ibikoresho byinshi hariya byarafashwe, kuko ibyo yambukanye mu mato angahe 2 n'amato ngira ngo atarenzane. Yego, ntaho bihuriye, bitandukanye, binyuranye kure n'ibyo basize hariya. Kandi nta ntwaro twigeze tubona batwika muri uriya mujyi. Yego, bivuze ngo intwaro muri uriya mujyi barazambuwe. Jango Wiringoma waramubonye avuga ati indege. Yego, yerekana indege zafashwe. N'abasirikare ba M23 bazifotorezaho. Urabona biriya byose ni ibikoresho byakoreshwaga hariya. Leta yarabitaye. Ariko ugarutse ukareba neza, ntabwo ari ibikoresho gusa. Ejo wabonye umusirikare barimo babaza, yavuga mu Gifaransa. Hari n'uwarize w'umusuriyetena. Hari n'uwarize bamubajije. Yavuze mu Gifaransa avuga ngo abayobozi. Ni ukuvuga ngo hariya muri Goma barwanaga urugamba rutagira abayobozi. Yego, kuvuga abayobozi bageze aho baracika, barambuka bajya i Bukavu.
arega basiga abo bayobora barwana babasiga mu yandi magambo wenda mu mvugo ya kinyarwanda babasize bameze nk'imperi. ntabwo bari bafite umuntu ubayobora. urugamba rudafite uruyobora rero urumva aho rugomba kugera. ariko bwana Sentama ngewe simbaga y'abari abayobozi kuko bize igisirikare. mu gisirikare ntango urwana udafite aho uhungira. bari bamaze kubagota. nk'umusirikare mukuru utifuza guhungira mu Rwanda yagombaga kugenda mbere akababwira ko akiri mu mujyi nabo bagakomeza bakarwana bikarangira batsinzwe. kandi n'ubundi nibwo bari kurwana bari gutsindwa kuko M23 yari ifite aho ikura umusada, yari ifite imbaraga, yari ifite aho yakura abandi basirikare benshi, ariko bo bari mu mujyi uko banganaga kose uwapfaga ntabwo yabaga yabona umusimbura. urumva ntabwo barwanaga gusa bari mu mujyi ahubwo noneho n'inzira zose zari zifunze. hasigaye inzira y'amazi kandi ni inzira yasabaga ibikoresho bindi birenze nayo M23 ifite ubushobozi bwo kurasa icyo ari cyo cyose cyaca muri ayo mazi. aho nayo ngiye kuhagera. ni ukuvuga bari bafite inzira y'amazi. ahubwo jyewe icyo nabagaye bari bafite inzira y'amazi. M23 irinda ifata inkombe zose zizengurutse ariya mazi. yego ubwo bivuze ngo na ya nzira y'amazi byari bisigaye bidashoboka. bariya bashoboraga no guhungira mu Rwanda mu by'ukuri kuko n'ubundi abahahungiye bazasubizwa. bashobora gusubizwa Kongo. yego bashobora gusubizwa Kongo. ariko bitaba ibyo bakaba barahunze mbere amazi akigendwa kuko niyo bari basigaranye. singiye kuvuga inzira, amazi akigendwa kuko niyo bari basigaranye. ibyo rero birabananira bituma batakaza ingabo nyinshi. hari izapfiriye hariya, hari izafashwe zose zarafashwe. nk'ubu hari umuntu wahoze ambaza ejo ariko abarundi barigoma bagiye. ushobora kwibaza aho bagiye. baracyarimo barafungiranye hariya. ni imbohe rwose. hariya twahitaga ibinika. kuvuga ibinika yarapfundikiwe. umuntu wari mu ibinika agumamo. babasigiye akenge ko kunyura mu mwuka, ko guhumekeramo gusa, ariko badashobora kwinyagambura ngo bahave. urumva rero ikibazo gihari, ikibazo bagiriye hariya ziriya ngabo za Kongo n'abazifasha batakarije hariya. kuvuga rero ngo baragiye hariya, warumbajije ngo hari aho ndaha amahirwe ki? amahirwe ni mbarwa kuko imbaraga zaragabanutse. yego haba mu maboko. mu maboko ni ukuvuga bafashwaga na bariya bacanshuro. bari byinshi babafashaga mu Shakamba. yego ugiye kureba nka biriya bintu by'ikoranabuhanga bariya bacanshuro bari bikoreshaga cyane. ibyo ntabwo byongera gukora ko bagiye. yego kereka nibanyura hirya bakongera bakazakatira i Burundi bakagaruka. umuriro wabanyuze. nta kibazo bazagaruka. umuriro bahuye nabo bazongera babonye. sinzi ko bazagaruka. ntabwo bagaruka. kugira ngo waramubonye umwe Wiringoma ejo amukanga. warababonye bamwe babahaye interview babasaba ikiganiro abanyamakuru bakanga kuvuga. ni ipfunwe bafite. urumva rero bashobora kugenda ubutagaruka bakagenda nk'amahembe y'imbwa. no kuba barahisemo kwinginga ibihugu byabo ngo bibakure hariya, bisobanuye ko babonye ko abo barwana nabo badakangwa n'umurindi w'imbunda nini, ahubwo ari ibyihebe. ari rwose ari kuvuga ngo nyine ni babandi umurundi yavuze ngo ni bene agataka bakigakomeyeho. urumva rero nka Samidiyarasi ntushobora kumenya aho iri. nayo irafungiranye hariya. ubu muri make Samidiyarasi nayo ni abafungwa b'intambara. yego ni abafungwa b'intambara. urabona kuriya gutarataza kwa Ramaphosa aribaza bariya abantu n'ubundi yari atarabikira hari y'urusaku iwe. uri Bukamarema amubwira ngo abasirikare yajyanye hariya ntibarinda n'amashu. najya shyaka ry'abazungu ryaramuzonze. ariko kumuzonga ryo hari ibyo bari bumvikanye ngo rimushyigikire mu matora azabaha. yego amaze gutorwa arabumutsa ntiyabibaha. akenshi bo ahanini bo nicyo barwanira bariya abazungu muri Afurika y'Epfo. urumva izo ngabo zose rero kuba zarananiwe
kibaza ese Bukavu hasigaye zihe ngabo zishobora guhagarara imbere ya M23 zirusha iki izari hari igoma. Ugasanga imbaraga nyinshi bazishize igoma, bibagirwa ko n'ahandi zishobora gukenerwa. Noneho ntabwo bakoze bize ngo bige uburyo M23 irimo igenda yigira imbere. Noneho barebe bavuge bati ese ko yari igose Goma nta handi ishobora kwerekeza. Yego. Ntabwo babashije gusoma ibyerekezo byayo ngo babyumve. Numva rero ibyo ngibyo birabagora, nibyo bituma cyangwa wariyumviye hari amakuru twatambukije n'ejo cyangwa ejo bundi aho umuntu w'umukongomani w'umuyobozi yivugiraga ati yego ingabo zigiye gukomeza zihungira ikisangani. Ati kandi n'ikisangani zihahungira ntabwo zizahaguma, naho zizongera zihave zikomeze. Impamvu yabivugaga yasobanuye ko byatewe n'uko imbaraga zashyizwe igoma ahandi haribagirana, hibagiranye none aho bahungiye bagasanga ntabwo, kuko abasirikare baramubwiraga batese tuzarwana gute n'abantu dutera ibisasu biriya biremereye ukagitera ntigisohoke mu munwa w'imbunda kigapfubira aho ngaho, uwo muntu twarwana dute? Bariya abantu baturenzeho. Ugana Sentama hari ukuntu bimeze, nibyo hateganyijwe press conference mu kanya mu masaha ari imbere make cyane, aho AFC M23 bagiye gukoresha ikiganiro n'abanyamakuru. Si ibyo gusa kandi nk'uko twabivuze, Colonel Nanga arahari, General Makenga arahari, General Baudouin, General Byamungu, bose barahari bagiye kuganira n'itangazamakuru. Sinzi niba bose baza kugaragara imbere ya kamera, ariko niyo batagaragara icyangombwa nuko AFC ikoresha ikiganiro n'itangazamakuru. Abanyamakuru b'Igoma bose bamaze kwiripotinga, bamaze kuyoboka M23, ndetse na Justin Kabumba yamaze kuyoboka M23, namubonanye na Magashi. Namubonanye na Magashi, ndetse Magashi twaza tuvugana mu kanya hariya, ambwira ati Justin Kabumba twaganiriye, mutera urwenya namubaza ese Micombero wari hehe, atuwo twamubuze, ariko Justin Kabumba arahari. Yego yayobotse. Usibye abo ngabo bayobotse n'abandi bagiye batandukanye, aba Sky News n'ibindi bitangazamakuru byose bikorera Igoma byayobotse, kandi urabona ko amahoro atangiye kuboneka. Ikivuga nicyo Sky News nabonye uriya mukobwa yitwa nde, ntabwo nibuka amazina ye gusa ejo bundi bamutoteje, baramutoteza ngo bamwise ngo umunyarwandakazi. Uriya namubonye, nabonye Oscar cyangwa Oscar uyu wa VOA, uriya wa VOA namubonye nawe arimo arakora inkuru. Urabona ko bakoranye rwose babukuru. Buriya ibitangazamakuru byayobotse igihugu kiba cyafashwe. Erega buriya yego itangazamakuru iyo urihohoteye uba witeranyije n'abantu, kuko riri gushyira hanze rikakugaragaza, yego rikagaragaza ibibi rikorera, rikagaragaza n'ibibi ukorera abaturage. Buriya ugiye ukaganira nabo, buriya nuko nabo wenda batagira, yaba bagiraga nabo ababaha interview, noneho bakakubwira mukaganira ku bijyanye n'uburyo leta yabafataga, hariya wabyumva. Yego kuko niba umunyamakuru yari hariya Igoma akicarana na Njike Kayiko bagahura, Njike Kayiko atangaza ibinyoma, akina n'ikinamico, agafata abantu baragiye inka, agahimba amazina y'abantu. Ariko so ntibyagiye bibishe babana byakinishaga comedy, ntawamenya. Agafata abantu nk'abo agahimba ati, agafata nk'umushumba ngo twafashe Colonel w'u Rwanda, agafata ikinamico amakinamico bakamufata akaguru ngo kaneneke, kugira ngo bari abanyamakuru nibo bakoranye nawe, babanye nawe aho hafi, abantu bahagaze neza kuba bamenya biriya bintu, ahubwo bazabikoreho ikiganiro rwose, nibagire bashyire hanze, bazabitegureho ikiganiro babiganireho rwose. Ikindi Bwana Sentama kigaragaza ko Goma bimeze neza, hari gutegurwa inama n'abaturage,
n'ubundi Corneille Nangaa agomba kuganira n'abaturage b'i Goma. Usibye iyo nama kandi abaturage ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'abanyekongo zarahungiye mu Rwanda, hafi ya bose rwose bakomeje guhunguka basubira muri Kongo i Goma. Bisobanuye ko Goma iratekanye. Hari udusasu turi kumvikana i Goma, abantu babimenye, si intambara, si igitero, si abahanganye, ahubwo ni abawazarendo n'aba FDLR bakihishahishe bari kuba bavumbuwe na M23 bagashaka kwirwanaho, ariko amasasu ari kuvuga iminota itarenze 10. icyo uvuga nicyo, wabona abazarendo bafungiranywe hariya, nta hantu babonye basohokera handi, baracyarimo bihinduye abasivile, bambara imyenda ya gisivile. Hari operasiyo twakunze kuvuga yo bitaga ngo operasiyo Pesa Soda Biramba. Ni operasiyo yo kuvuga ngo umusirikare imyenda. Umusirikare yazana nko ku gipangu, noneho abari mu gipangu bafite ukuntu ubwo bavuganaga nta wamenya, abari mu gipangu bakazana imyenda ya gisivile bakajya bayijugunya banyujije hejuru, bayimuterera hanze, agahindura akavanamo ya gisirikare akayita akambara ya gisivile. Biriya rero ni ukwiyoberanya. Ukuntu biyoberanije kuriya kugira ngo uzababone, ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe, ahubwo amasasu nk'ariya bashobora no kwitega yamara n'amezi 3 n'amezi angahe. Kuko uko bagenda bavumburwa bafatwa niko bigenda bishira, ariko bizarangira kuko nta mbaraga bafite. Ikindi kuvumburwa kwabo ni uko ibyo kurya bafite mu nzu bibashirana, bakajya hanze gushaka ibyo kurya basahura. Umuturage ati kira uriya ni wazarendo, yahungiye mu rupango rw'umuntu, agendamo yihisha avuga ati mumpishe. Noneho umugabo asanze mu mbuga aramubaza ati tugwishurinde ukora iki? Cyuko muzarendo, uri umuzarendo? Atapana. Uko ni nani? Niko FRDC. Tugende FRDC. Noneho umubyeyi umwe araza ati w'umudamu, urabona ko bagira impuhwe, tereka tumukize dukorere Imana, tumuhishe, nakira ubwo niba atabeshya nakira ubwo tuzaba twakoreye Imana. Ariko hari igihe umuntu nkuriya, hari igihe ushobora kugira impuhwe nka za zindi izo bagiriye Bihehe, ugasanga nyuma arakwihindukanye, ni wa wundi ukwambura, ni wa wundi ukwica, ni wa wundi ugira gute. Hari igihe byaba ukuri guhari cyangwa umucyo w'abiriya, abaturage ntibamenye ko bagomba kumufata bakamuhamagara M23 ikaza ikamutwara, n'ubundi ntizamwica, izagenda imufunge. N'abafite kujya mu buzima busanzwe banzi mukoresha imujyane mu ngando, ajye mu buzima busanzwe. N'abafite kujya mu gisirikare bamushyire mu gisirikare. Ibyo ni ibintu byoroshye, nta wica imbohe, kereka niba ari wa mu FDLR wamaze abantu. Yego, ni ukuri, kuko bariya ni abantu bihishahisha, ntabwo ari abantu barwana nk'uko babivuze. Kugira ngo n'ikimenyimenyi, hari ikiganiro nakurikiye aho Lieutenant Colonel Ngoma, umuvugizi wa AFCM 23 yatemberaga mu baturage mu mihanda aganira n'abaturage, bamwishimiye cyane. Yaraho yageze asanga abasaba bavuga ati murimo muraryama mugasinzira, bati cyane. Muratembera na telefone, aturetse na telefone ni kofi ndayigenda. Bivuze ngo ni kofi babikagamo amafaranga. Yego. Hari igihe cyageze kuko bamburwaga, agatinya gutembera ni kofi, karatembera ariko kofi akayisiga. Urumva rero ko ati mukomeze muryame musinzire mutembere amasaha 24 kuri 24. Yego, bigaragaza ko umutekano uhari. Bwana Senama, niteze ko n'abantu bari mu nkambi bagiye gutaha, kubera ko Amerika zimwe mu nkunga yatangaga yazigabanije. Bisobanuye ko ubuzima bw'abantu bari mu nkambi ugiye kuba bubi. Rero by'umwihariko abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi bavuga ikinyarwanda bahunze bari mu nkambi mu Rwanda, muri Uganda ndetse n'ahandi ku isi, za Kenya n'ahandi, dushobora kubona batahutse mu bice mu 23 imaze kubohora, kuko ndakeka batakicwa n'inzara mu nkambi kandi iwabo habohowe. Mushakamba Kongo ndayizi cyane cyane kiriya gice. Yego.
umuntu washaka kujyayo wenda nubwo baba batamuteguriye ngo agende ajya mu rwuzuye ushobora kujyayo rwose ukabaho pe ushobora kugenda niyo wagondagonda utuntu tw'ibyatsi biremerwa ugondagonda akantu kameze nk'akararo ukabamo wabamo igihe gito hariya ni ahantu uhinga ukeza ashobora guhinga mu gihe gito yakweza kandi akagira ibyo yikorera biroroshye rero aho kugira ngo yicwe n'inzara abona kuba mu nkambi ntabwo ari ahantu horoshye ashobora kubamo wenda ukabona abayemo afitemo nk'abana benshi ubonye ko mu nkambi harimo urubyiruko rwinshi harimo abana bato benshi wabonye ejo bundi babyina bafite nk'abana 7 Mushakamba ntabwo kwatungira abana nka 7 ntabwo byoroshye kuko hari abo tuziranye bari mu nkambi hari nk'umusaza yari inshuti yanjye kera yego cyo tuvugana ari mu nkambi ntabwo namuvuga izina ariko ari mu nkambi ya Kigeme yego afite abana bagera muri 8 ukareba rero abana 8 na buriya buzima nta hantu agira hinga nta n'icyo yabona akora ariko hariya waragirira n'umuntu inka akaguhemba ukabona n'amata yego wanywa cyangwa ugaha n'abana bawe mu gihe gito nawe ukaba wabonye buriya Kongo hari ibintu njya nibuka iyo wabaga ufite inka nyinshi twigeze kubagira abantu bakora akazi nkako waragenda gukaragirira umuntu ku mwaka yego kandi akugaburira ukamuragirira umwaka wose akugaburira aguha akakumenyera bote kuko uri umushumba ntabwo uri bugende aho ugenda hari amahwa hari ibiti bishobora kukwica ushobora gusitara hari ibishyitsi akaguha n'ikote kugira ngo rikurinde imbeho akanakugaburira ubundi n'amata ukanywa nta kibazo ufite umwaka warangira akaguha inka akaguhemba inyana yego cyangwa ikimasa ukaba nawe ubonye inka yawe washaka ugakomezanya nawe undi mwaka warangira akaguha inka ujya gukora nk'imyaka 3 ufite inka zigeze nko muri 6 kuko yandi ya mbere yarabyaye yandi ya mbere yarabyaye niya kabiri irabyara izizo zibyaye nazo zirabyara Mushakamba hariya uzi gukora ushiritse ubute ushobora gutera imbere pe ako ni akazi koroheje nk'ubwiye kuko kuragira inka mu ifamu ntabwo ari ibintu bigoye urumva ko ntabwo ari ibintu bisaba amashuri bisaba amashuri kuragira inka wenda amashuri bisaba ni ukuba uzi gukama ukaba uzi ngo ndaragira inka ndazimenya ukaba uzi no wenda ibyo byo wabyitoza kuzivura byibanze gutera inka urushinge inka yarwaye indwara imeze gutya ifatwa itya ukaba wayitera mu buryo bworoheje kandi hari abashumba bavura inka pe urumva rero hariya ni ahantu ni ibintu byoroshye yego ibintu byoroshye yego mu minsi ya mbere byakugora ariko uko iminsi igenda yicuma ushobora kumara nk'amezi angahe ugasanga uramenyereye rero nta mpamvu udafite icyo utungisha abantu bawe hariya nta mpamvu kuhaguma wahanyarukira hakurya ukagenda ugasura ukareba ugafata umwanzuro mushobora no gukora bamwe bakaba basigaye bamwe bakajyayo bakamenyereza abandi bakazabasangaho nyuma bamaze kumenyera cyane ibyo nabyo birashoboka byiza cyane reka turebe none abashaka gutera u Rwanda by'umwihariko Afurika y'Epfo bivugira ko igisirikare cyabo kitarinda n'amashu Mushakamba iyi ngingo twariho Colonel Nanga Igoma General Sultan Makenga Igoma baraza mu biki nibyo twavuze no kuganiriza abaturage kuganiriza abaturage press conference n'abanyamakuru ariko ngira ngo mu byo wenda bari buganire harabamo nabonye icyambere cy'ibanze babanza guha abantu pole birumvikana no kubihanganisha kubera ibintu bamazemo iminsi muri Igoma baravunitse Mushakamba aho wamburwa telefone aho wamburwa amafaranga aho wamburwa
aho wabonye abantu umuntu wikorera umuntu usahura imashini yempurima ikora za pasiporo yego uwo muntu ntiyananirwa no kukwiba televiziyo no kukwiba kompiyuta no kukwiba ibindi bikoresho nk'ibyo ngibyo yego urumva rero bagomba kubahumuriza babahumurize noneho bababwire na gahunda zikurikiyeho umujyi nk'uriya ubu unakenewe n'abayobozi mu buryo bwihuse nabyo birakenewe kugira ngo ibyo bintu nabyo biri mu bibagenza kugira ngo hariya ubuzima bukomeze n'ufite ikibazo amenye ngo ndiyambaza umuyobozi wuye twakomeza nibyo twakomeza tukareba Ramaphosa yagize ati rwose ngo u Rwanda kugera ubwo ingabo z'u Rwanda zita inyeshyamba uya ntabwo yazise inyeshyamba uzise inyeshyamba ahubwo waba woroheje ibyo yavuze yazise milishiya yego milishiya ni ukuvuga ni nk'iyi mitwe yitwaza intwaro ntabwo ari inyeshyamba burya inyeshyamba zitandukanye ho gake na milishiya milishiya ni imitwe yitwaza intwaro uba uvuze nka mayimayi muri Kongo yego mayimayi intego zayo ubibonera no mu ntego zayo mayimayi uvuze nka za CMC cyangwa ukavuga nka za Nyatura bitandukanye na M23 hari umutwe uba ugendereye gufata ubutegetsi yego hari n'umutwe uba ugendereye kwambura milishiya ni bariya bambura ni bariya bica ni bariya bakora bya bindi bita kidnapping gushimuta abantu rero yafashe RDF ayifata nk'iyo mitwe imeze ikiwenda mbere ko tubyinjiramo neza ngenda avuga ko Ramaphosa asigaye anywa inzoga imwe nk'iyo Kisekedi anywa ku buryo basinda bimwe ni inshuti ariko impamvu niba Afurika y'Epfo yaratsinzwe yarananiwe kurwanya ibyihebe muri Mozambique RDF igasigara ibikora uwananiwe kurinda amahoro n'uwashoboye kuyarinda uraba inyeshyamba yo gusahura abantu ninde si inyeshyamba n'umutwe uri aho ngaho uraba uwo mutwe wo guteza akajagari mbona ari wa wundi udashobora kurinda n'amashu ni wa wundi udashobora kurinda n'amashu ngira ngo uriya muntu urwanya ubutegetsi muri Afurika y'Epfo yarabivuze ngira ngo ntitumutindeho uyu mugabo yego tumutindeho Ramaphosa ariko se turebe Ramaphosa namugaye ibintu bibiri hari ibintu bibiri Ramaphosa ni perezida w'igihugu icyo cyubahiro turakimugomba ariko Ramaphosa niba aganiriye n'undi perezida ajye hariya avuge ngo na uburifinga umuntu uyobora ikindi niwe wihamagariye umuperezida wundi ubabaye niwe arangije ngo yamuburifinze abanza gushyira hanze itangazo ko bavuganye kuri ibi n'ibi arangije nyuma yamusabye ko bavugana yego yamusabye ko bavugana ni mugenzi we ni perezida mugenzi we aho kujya hari uvuge ngo namuburifinze muburifinga ni ukuvuga wamuhaye amabwiriza agenderaho yabaye Kisekedi niwe wavuze ngo nahura na Kagame azamutuka ntabwo rero biriya ntabwo ari byo icyo ngicyo ndakimugaya ikindi mugaya ni uko kuba baganiriye noneho yajya kwandika Twitter ye cyangwa X bwa butumwa bwe yanditse agahindura ibyo bavuganye akandika ibitari byo akabeshya icyo byanyeretse rero ni iki afite icyo yikanga hari yiwe yego afite ikintu atinya hari yiwe yenda ntitwinjira muri buriya butumwa ngo tubujyemo bwose mu buryo burambuye ariko ikigaragara afite icyo atinya yanze kugaragaza ukuri afite icyo atinya hari yiwe ashobora kuba afitemo amafuti yego adashaka ko abamurwanya mu gihugu cye bamenya cyangwa akaba afite icyemezo abona cyamukura hariya nk'umuntu w'umugabo akayikura nk'umuntu w'umugabo akagumana cya cyubahiro cye muri Afurika y'Epfo asanga hari abashobora kurira kuri wa mwanzuro bakamugaya bagasanga aciriritse kandi koko unabirebye araciriritse yego umuntu w'umugabo ingabo ze
zabaye imfungwa abasirikare be iriya Samidiarasi nayo yafashwe nkande uko wabonye bari abacanshuro ejo. Uratuma ntekereza n'ikintu navuze ntekereza, aravuga ngo ashaka kuba yatera u Rwanda, yashoza intambara ku Rwanda, yananiwe no aho yagezeho yarashoboye, yananiwe no gufunguza ingabo ze, aho yagiyeho yarashoboye. Yajyaga azenguruka muri ibi biyaga bigari, akazamuka akajya Uganda, akaza i Kigali, biriya byo byari byoroshye. Ariko ubu ngubu yabikomeje, kandi noneho yabikomeje bikomeye. Birakomeye kuko ingabo ze ntabwo azi aho ziri, twarazibonye zitabaza, nta nubwo azi umubare we zisigaye, twazibonye zitabaza, ntazi n'umubare w'abariho, ntazi n'ibibazo. Nabonye ngo basaba ngo babone amashanyarazi, babone ngo ibyo kurya, ngo babone niba ari network internet, bwaragira ngo avugane nabo, sinzi ibintu nk'ibyo arimo asaba. Arangije arabeshya mu butumwa yanditse. Ramaphosa rero umuntu yamugaya kuba yaganiriye na mugenzi we, perezida mugenzi we, arangije ibyo baganiriye ajya kubeshya, yandika ibitari byo. Mbere yuko tureba ubutumwa, afata n'ingabo z'igihugu azita ngo ni umutwe w'abantu bitwaje intwaro uraho militia. Aha ni abasivili arega bari gukina n'umusirikare. Wenda mbere yuko tujya kuri ibyo, reka turirwa tuyijyamo, hari ibyo turebaho, ariko hari kimwe cy'ingenzi tugomba kureba. Ese Afurika y'Epfo nibanze yemere ko isigariye ku izina, itakiri igikomerezwa muri Afurika ndetse no ku isi. Ikindi Afurika y'Epfo igomba kumenya, cyangwa tugomba kurebaho, ese Afurika y'Epfo izashobora kurwana n'u Rwanda yarananiwe M23 irwane n'u Rwanda ku mugaragaro? Ese ubundi nirwana irarwanira hehe? Ko nitera izaba bifatanije na Kisekedi, nawe wavuze ko agomba kwikorera, bazaba bafatanije na Kisekedi. Uyu munsi aho basigaranye ni Bukavu bashobora nayo tuvuga ko iri mu manegeka, Bukavu iri mu manegeka, bazayicaramo batera i Kigali. Mushakamba ntabwo simbona Bukavu rwose bateye, ko nta mbaraga ziri Bukavu, ntazo bona. Reka turebe Bukavu n'ahagabana nayo. Uribuka ikibira? Yego. Ibihe byari biteye ubwoba kurenza ikibira. Ntabyo ibyaberaga mu kibira, ubuse biriye mu Rusiya yarumiwe, ubuse biriye ibyaberaga mu kibira, aho mu Birigi yari yaraje, inde yari yaraje, ibyo byose byararangiye. Ramaphosa rero, Ramaphosa ni iterabwoba bafite, iterabwoba. Ahubwo ngira ngo wa mugani, buriya umunyarwanda aca umugani ngo uguhimya atisize, aravuga ngo ngwino turwane. Yego. Rero ibya Ramaphosa byo kurwana ashatse yabireka, ararwana n'abantu be bari hariya. Uzi uwajya kurwana nawe agahera ku bantu be bari hariya, abatakaje bingana iki? Ni byinshi. Ngira ngo ahubwo yaza avuga neza, hakabaho gushyikirana, ikibazo kigakemuka. Kuko ashyizeho amahane, hari byinshi yaba yishe. Hariya harimo Abarundi, hariya harimo Abamarawi, hariya harimo Abatanzaniya, hariya harimo Afurika y'Epfo. Abo bose bari hariya, ntawe uzi aho bari muri Goma. Goma ifite uyigenzura, ifite nyirayo, ashatse yabakoresha icyo ashaka. Ramaphosa rero gutera amahane ntatuze, sinzi uburyo umuntu yamuha ubutumwa, ariko wenda ababyumva bashobora gusemura, basemure bamuha ubutumwa, yatuza akavuga neza, akagwa neza, ikibazo kigakemuka mu mahoro, aho kuvuga ngo ararwana n'u Rwanda atararushoboye. Urwaye yari hose ararurangije. Yego. Ngira ngo niba ari n'icyubahiro akeneye, ntabwo arusha icyubahiro ibihugu by'aba bacancuro za Romania n'ibindi byemeye bigaca bugufi, biti muduha abantu. Icyubahiro cye gusa rutabare abazungu b'uruhu rwera. Icyubahiro cye yanakigumana, aje avuga neza, nta naho cyajya. Ahubwo niho hari ubutwari, kuko abantu be yababona neza, iki kibazo cyakemuka ku neza, ko nka Kisekedi amaze gutakaza cyane, kugira ngo ziriya ngabo za Kongo ziziyubake, kugira ngo ingabo z'u Burundi ziziyubake, biri kure cyane.
bazirikane wa mugani kuko uko inkende yurira igiti ikagera mu bushorishori biri kure, kongeraho amahane rero ngo baracyarwana. Rwana se nabo warwanishije ntibakiriho, urakuraho abandi. turahita tubihuza n'iyo ntambara Kisekedi yifuza gushoza ku Rwanda. Ese Kisekedi ubundi aracyafite abasirikare barwana na M23? Kisekedi agira intambara nyinshi. Kisekedi agira intambara y'amasasu. Yego. Kisekedi agira intambara y'itegeko nshinga. Kisekedi agira intambara y'amatora. Kisekedi agira n'intambara y'amagambo. Sinzi intambara avuga azarwana, cyakora niba ari y'amagambo yo wenda afite aho azayigeza, ariko iy'amasasu yo ntayashoboye. Yongeye gusaba urubyiruko kujya mu gisirikare ngo bihorere. Uruhe se? Rundi babandi badizatinze wenda bazasubiramo. Ubu se nyuma y'uru rubyiruko rutikiriye hariya muri iyi myaka ingahe hafi 3, havutse bangahe, hamaze gukura bangahe ashobora kongera guhamagara ngo mujye mu gisirikare? Ahubwo ngo yatangiye kwica abarwandofone bari mu magereza. Hari message nabonye. Hari umuntu tujya tuganira uri muri Makara. Yego. Ariko hamaze nk'iminsi ingahe sinzi icyo yabaye, ntabwo network irimo gucamo ubu ngubu. Yego. Tukajya tuganira, arimo rwose tukaganira. Bambwiye hari abarwandofone yatwaye bagera muri, harimo 6 bakomoka muri Masisi, n'umwe ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo Imurenge, Umunyamurenge. Babatwaye rero ngo bashobora kuba babatwaye, bakekaga ko baba babajyanye muri Demiap, ahandi hatoroshye muri rya perereza rya gisirikare. Yego. Babatabarizaga bavuga ko bashobora kutagaruka. Ikiriho nta kindi ni uko baba bagiye kubica uko byagenda kose, kuko urabona ko hariya harimo ubugome ndetse n'agahinda bafite. Uko ni ukuri, ntabwo baba babajyaniye icyiza, kandi ngira ngo ni iki se babikoze ku mabwiriza ya uriya minisitiri w'ubutabera, kandi uzi ibyo yavuze, uzi ibyo yavugiye i Goma, uzi ibyo adahwema kuvuga, ko abantu bose uwo azakekaho kuba afite icyo ahuriyeho n'u Rwanda, yaba avuga ikinyarwanda, yaba ameze ate, ngo bose ngo ni kumubamba. Yavuze ni kumubamba. Kumubamba ni ukumwica. Yego. Ni kumwica. Urabona iyo ntambara iramutse ibayeho, Afurika y'Epfo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagatera u Rwanda, baterera kuyihe axe? Wenda bashobora gufashwa n'ibindi bihugu. Tanzania yo sinyibona, ntikunda kwivanga mu ntambara. Ni ubu butumwa yari irimo yari icecetse cyane, ntiyigeze ivuga bapfuye, ntiyigeze igira ite, yaracecetse. Ese urabona iyi ntambara yatangirira hehe? Ese urabona ibyayo byaba ibihe? Yes, mbona iriya ntambara yabaye, ntayo ndimo mbona hano hafi. Kuko iriya ni intambara y'amagambo, ni iterabwoba, ariko bishobora kurangira. Yego. Bishobora kurangira kuko reka dutegereze inama ya SADC twumve ikiza kuvuga. Iraba uyu munsi, tubone imyanzuro yayo, wenda hari n'andi makuru ari we yiyongereye. Ubundi turebe ko ngo wabizeye Angola. Angola si ubwa mbere iza muri Congo, ariko ntabwo Angola si igikangisho, kandi nayo ishobora kutazamo. Yavuze ko ngo ije yarinda bari muri kantonoma, uburyo yabijije ku Rwanda. Rero nibyo nanjye ntarumva. Ishobora kutaza, biriya ari ibikangisho. Hari ukuntu Kongo igira icyo ikagira ibintu by'ibikangisho yandika, ishobora kutaza. Hari ubutumwa bw'umuntu wavuze ati Kisekedi yavuze ko agiye gutera u Rwanda, kandi ko bagomba guca kuri axe ya Bukavu bakaza, ubundi baramuka binjiye mu Rwanda aho bibashobokeye, ishyamba rya Cyangugu rya Nyungwe barivamo. Ntabwo bakwambuka hariya rwose. Ese ubundi byabananiye i Goma bafite imbaraga magana, bizashoboka? Nta mbaraga ziri Bukavu. Ese umuntu arananirwa na makanika? Wananirwa kwikorera ibiro 100 ukavuga ngo mumpe ibiro 500? Umuntu arananirwa na makanika, umuntu arananirwa makenga, akajya ku oya, nta ntambara mbona hariya. Bisobanuye ko bari kwikura mu isoni. Ni bya bindi buriya muri psychology bagira ikintu cyitwa
defense mechanism, ikintu cyo kugira ngo uhishahishe uzinzike ikibazo wari ufite, kugira ngo abantu bakwemere kavuga uti ndamutera abantu bakaguha amashyi bavuga bati namutera aramurangiza. ngira ngo warabibonye bavuga ngo tutapiga makunguru, uwabivuze arihe? ubu ni imfungwa. uwabivuze arihe? ubu ni imfungwa. barangira ngo baramuhinduye, ahari byashoboka bari bamuhinduye, bashyizeho umusimbura, ariko noneho ari uwamusimbuye ari abayoboye bose bafungiye muri Goma ntibasohoka. cyangwa hari ijwi twigeze kunyuzaho ry'umusirikare wa Tanzania avuga ati uwadutabara wese adutabare turahana. reka twumve amatakirango ya Kisekedi mu ijambo rye, kugira ngo abantu bumve ibyo turi kuvuga, icyo dushingiraho, ikindi barebe koko yabuze hapfunda imitwe. Kisekedi yagize ati ndashaka kubasaba mwese, abagore n'abagabo, urubyiruko n'abasheshe akanguhe, abanyapolitike, abakora mu nzego z'ubukungu, imiryango itegamiye kuri leta n'amadini, abahanzi n'abakinnyi, ngo mwishyire hamwe mujye inyuma y'ingabo zacu, buri wese atanga umusanzu we mu ntambara. nasabye guverinoma ngo ishyireho ingamba zo kugabanya mu buryo bufatika ibyo bakoresha mu kazi ka buri munsi, kugira ngo ayo bazigamye ahite yoherezwa gufasha ingabo. Bwana Sentama ajyanye abakecuru n'abasaza ku rugamba. Nari kumwemera iyo avuga nka Idriss Deby, yego, akajya ku rugamba, ubu bwe akajyayo, noneho bakamureberaho bakamukurikira. Ariko hariya ni amagambo, iriya ni Mwenderesi Karamusha. Ubusa agiye ku rugamba akaba nka Cirumwami. Nose Mwenderesi Karamusha yabayeho yakoze ngo isasu rimwe gusa. Ubusa isasu rimwe Cirumwami yarapfuye, Omega yishingirizaga yarapfuye. Ubwo sinjye hari n'abandi, hari koroneri nde haryo, hari ba koroneri nde bande benshi batagira ingano, ba majoro ba kapitene bande ntibagira ingano. Cyangwa Kisekedi ajya afata kuri kane, hajya ni kana afite banki, ni ka banki, ka banki atufite kimfite banki. Ibyo ni bya Kisekedi yavuze, ariko ati ni banki. Reka iyi nuza tuyiveho, ariko turebye ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yabwiye Kisekedi nako yabwiye Ramaphosa, kuko turarinyuramo. Naguhaye ubutumwa bwaryo urabubona, ubundi tubusobanure wumve ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanyomoje ibyatangajwe na Perezida wa Afurika y'Epfo, abeshya byinshi. Ngira ngo ibyo yavuze byo barabizi, nitunavuga ibyo binyomoza birumvikanisha ibyo yari yavuze. Reka tunyuremo twihuta. Yavuze ati I held two conversations this week with President Ramaphosa on the situation in Eastern DRC, including earlier today. Ati nagize ibiganiro bigera kuri 2 muri iki cyumweru na Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa ku bibera muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Hakubiyemo n'ikiganiro twagiranye uyu munsi mu gitondo, kuvuga cyari icya kabiri. What has been said about this conversation in the media by South African officials and President Ramaphosa himself contains a lot of distortion, deliberate attacks, and even lies. Ati ibyavuzwe n'abayobozi bo muri Afurika y'Epfo mu bitangazamakuru, yemwe na perezida ubwe, birimo guhindura distortion no guhindura inkuru, kwigoreka wayigabanyije. Hari ibintu by'ingenzi wakuyemo, uvuga hari iby'ingenzi bakuyemo. Deliberate attacks, kwibasira umuntu cyangwa se urwego runaka. Ariko urebye biriya yavuze
kwibasira yibasiye nk'ingabo z'u Rwanda kandi iyo wibasiye ingabo z'u Rwanda uba wibasiye u Rwanda. Kuvuga yafashe ingabo z'igihugu azita milishiya. Kuvuga nawe yagendeye muri ya mvugo ya Tshisekedi ujya avuga ngo RDF ngo n'abaterabwoba ngo n'abateroriste. Ubundi nta ngabo z'igihugu zishobora kuba n'iza Kongo bura ntabwo wazita abaterabwoba, ni ingabo z'igihugu ko ziba zizwi. Noneho aravuga ati yemwe n'ibinyoma birimo harimo no kubeshya ubwo hari ibyo bahimbye nyine bitari byo. If words can change so much from a conversation to a public statement, niba amagambo ashobora guhinduka ibyavugiwe mu kiganiro byajya mu mbwirwaruhame ibwirwa abaturage ibwirwa abantu bose rubanda bigahinduka. It says a lot about how these very important issues are being managed. So ibyo ngibyo rero kuba bahindura amagambo biragaragaza uburyo iki kibazo kirimo gufatwa. A few important clarifications for the records. Wango ni gusobanura ahangaha ni ugusobanura ibikurikiyeho ni ubusobanuro bugize busesengwe busobanuye mbese kugira n'ubusobanuro butagize icyo buhisha. Ni nko gukuraho urujijo. Ni ubusobanuro bukuraho urujijo. Icyambere the Rwanda Defense Force is an army and not a militia. Kuvuga RDF ntabwo ni igisirikare, ntabwo ari umutwe, ntabwo ari umutwe witwaje intwaro. Ramaphosa we rero yafashe RDF nk'umutwe witwaje intwaro. Kabangi kakoze akazi. Kuvuga Ramaphosa mu mvugo ye arapfobya RDF akayigereranya nk'uko yavuga mu mayimayi cyangwa se za Raya Mutomboki cyangwa ibindi. RDF ni ingabo z'igihugu. Ni nk'uko ko ataravuga Sandef ngira ngo ni ziriya ngabo za Afrika ko atarazita milishiya. Arega bari abantu baguye mu mutego wa Tshisekedi bagiye guseba. Ikindi cya kabiri rero SAMDRC is not a peacekeeping force. We yafashe SAMDRC ayita umutwe ubungabunga amahoro kandi ari umutwe waje kurwana. Ubutumwa barimo n'ubwo kurwana no gutera ingabo mu bitugu ingabo za Kongo. Ntabwo ari ababungabunga amahoro. And it has no place in this situation. Kandi muri kiriya kibazo iyi SAMDRC nta mwanya ifite ko it was authorized by SADC as a belligerent force engaging in offensive combat operations to help the DRC government fight against its own people, working alongside genocidal armed groups like FDLR, which target Rwanda, while also threatening to take the war to Rwanda itself. So akavuga ati iyi SAMDRC ntabwo iri mu butumwa bw'amahoro cyane ko yagiye kurwana ifasha ingabo za Kongo. Kuri ubwo yagiye mu ruhande ruri belligerent, iri mu ruhande rumwe mu zirwana. Kandi nyamara ababungabunga amahoro nta na hamwe babogamira barwana. Bigaragaza rero ko nk'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bivuga ahangaha SAMDRC ntabwo ari umutwe, ntabwo iri mu butumwa bw'amahoro, ahubwo yajije kurwana ngo yivanga na FDLR baba genocidaire. kandi noneho si ibyo gusa bagambiriye noneho no
no kuvana intambara muri Kongo bakayivana muri Kongo bakayinjiza no mu Rwanda. Noneho ikindi SAMIDRC displaced a true peacekeeping force the East African Community Regional Force, and this contributed to the failure of the negotiations. Ati ahanga haravuga ko SAMIDRC yagiye mu mwanya wa East African Community Regional Force, zangabo zabungabungaga amahoro muri Kongo ziturutse mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Yego. Noneho nukuvuga yarayisimbuye, yayivanye mu mwanya ijyamo. Igiyemo rero bo ntabwo babaye abo kubungabunga amahoro, ndavuga SAMIDRC. Uwabungabungaga amahoro ni East African Community Regional Force. Niyo yabungabungaga amahoro kuko yahagararaga hagati. Yego. Ariko SAMIDRC ni indwanyi yaje kurwana. Icyakane, President Ramaphosa has never given a warning of any kind. Ntabwo warning ni ukuvuga ni nka nyirantarengwa cya gasopo. Oya ni ukwihaniza. Ni nko kwihaniza cyangwa kwihanangiriza. Ntabwo we yavuze ko yihanangirije Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariko ntabwo yigeze atanga warning, ahubwo yaje asaba ibiganiro. Unless it was delivered in the local language, kereka niba ibyo yanditse yarabyanditse mu rurimi rwabo rwa rundi rw'iwabo kavukire, mu Kizuru n'izindi, mu Kizuru cyangwa ziriya ndimi za hariya ziriya ndimi gakondo zo muri Afurika y'Epfo. Kereka niba yarabivuze muri urwo rurimi. Ariko ngira ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda abivuga gutya, abizi neza ururimi yabivuzemo ni Icyongereza kandi cyumvwa n'abantu batandukanye. Urebye icyo yavuze ntabwo yabishyize mu Kizuru. Nukuvuga ngo nuko kereka niba yarabivuze mu rurimi ntumva. Kereka niba yarabivuze mu rurimi rw'iwabo gakondo ntumva. Noneho gakomeza ati I do not understand, mu rurimi rw'iwabo ntumva. He did ask for support to ensure the South African force has adequate electricity, food and water, which we shall help communicate. Yaje asaba yinginga ngo ingabo ziriya za SAMIDRC zibone amashanyarazi, zibone ibyo kurya, zibone n'amazi. Kandi ibyo nibyo tuzamufasha kuvuga, tuzakorera ubuvugizi nko gukorera ubuvugizi hariya birisobanuye. Ariko we yageze haravuga ati namuhaye warning. Ramaphosa n'umubeshi. Ni bisekedi neza ari foto kuri gatanu. President Ramaphosa confirmed to me that M23 did not kill the soldiers from South Africa. FRDC did. Yaje ambwira ko M23 tigeze yica abasirikare bavuye muri Afurika y'Epfo, ahubwo ari FRDC yabishe. Yego. Urumva ko ahubwo ni n'indyarya. Uyu mugabo ni n'indyarya. Sasa birangira kuri gatandatu. If South Africa wants to contribute to the peaceful solutions, niba Afurika y'Epfo ishaka kugira uruhare mu kuzana ibisubizo by'amahoro, that is well and good, byaba ari byiza cyane. But South Africa is in no position to take on the role of a peacekeeper or mediator. Ariko Afurika y'Epfo ntabwo iri mu mwanya mwiza wo kuba yaba igarura amahoro cyangwa se ngo inabe umuhuza. Impamvu ngira ngo abivuga aha ngaha nuko yamaze kugaragara uruhande iriho, irarwana, ifite uruhande ibogamiye. And if South Africa prefers confrontation, Rwanda will deal with the matter in that context and any day. Niba kandi
ishaka guhangana u Rwanda rurabyiteguye umunsi uwo ari wo wose bazakemura icyo kibazo ngira ngo nibyo Mushakamba. Nibyo ngibyo twari twanabivuzeho byinshi birambuye, twajya ku ngingo ikurikira. Tujye ku ngingo ikurikira Mushakamba, ni ingingo y'imyanzuro y'inama ya EAC. Ngira ngo tutagiye kure turabanza turebyeho Museveni yavuzeho. Museveni yego yaherekesheje iyo myanzuro. Perezida Museveni rero cyahagaze ku ijambo uriya musaza cyahagaze ku ijambo njye naramukurikiye ibihe byose yagiye avuga kuri kiriya kibazo. Yego ntabwo yigeze ahinduka. yavuze ati last night, ngira ngo ibi yabivuze uyu munsi kuko last night n'ejo hashize, we held an extraordinary summit of the EAC heads of state. Mu ijoro ryakeye ryatambutse twagize inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC nziza cyane idasanzwe, chaired by His Excellency Ruto, to discuss the situation in the Democratic Republic of Congo. Iyo nama ikaba yayobowe na nyakubahwa Ruto, ni perezida wa Kenya, akaba na perezida uriho ubu ngubu wa EAC. Kandi iyo nama yari yiga ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. We agreed that His Excellency Tshisekedi should engage in dialogue with his armed opponents. Kwemeje ko nukuvuga to agree, nukuvuga bose bahuriye ku kintu kimwe, baracyemeranywaho. Bemeranywa ko nyakubahwa Tshisekedi akwiriye kujya mu biganiro n'abitwaje intwaro bamurwanya. Ubwo nta bandi ni AFC M23. Additionally, byongeye kandi ikiyongeraho, the East African Community should convene an urgent summit with SADC to seek a lasting solution to this situation. Byongeye EAC ikwiriye gutumira inama iyihuza na SADC kugira ngo hashakishwe igisubizo kirambye kuri iki kibazo. Mushakamba, ngira ngo iki kintu umusaza Museveni yasorejeho ni ikintu cy'ingenzi. Icyo mbona rero ni kimwe, iki kintu nikitaba hazabaho intambara ya EAC na SADC. N'ubundi riho y'ubutita nese umuntu ugukura mu butumwa wagiyemo akajyamo arwana, akajyamo akarwana akanatsindwa, wowe waratashye wemye, ukuvuga yaragusuzuguye ariko nyuma ni usuzuguritse birenze. Yego yaje yemye areza gatuza ko azakubita ibyiyoni. Yego none abo yitaga ibyiyoni baramukubise, ni uhindutse ikiyoni. Urumva rero ubwo rero ni iyi mijinya sintukanye nibo babivugiye. Uyu mujinya wa Tshisekedi na Ramaphosa nukomeza ya ntambara y'ubutiti zahinduka none y'amasasu ijye ku rundi rwego. Ariko Mushakamba, je ntabwo mbona ibi bihugu byagiye mu ntambara kuko intambara itakaza byinshi. Ikibazo ariko urebye nk'ibintu, reka nkubwire, bariya ni abasivile ntango bazi intambara. Urebye nk'ibintu ngira ngo na perezida w'u Rwanda yari babwiye ati umuntu utazi intambara azabimbaza. Arabizi imyaka yabibayemo, n'ibyo arimo n'ubu ntabwo byoroshye. N'ibi ngibi nayo ni intambara rega nk'izindi. Buriya urebye, reka turebe ibihugu byose byagiye muri kiriya kibazo. Ufashe Burundi bwaratakaje. Yego kandi bwatakaje bikomeye. Bwo bwarashize. Ufashe Malawi yaratakaje, yaracecekirira kandi yaratakaje bikomeye. Ufashe Tanzania nubwo itavuga yarakubititse. Kugira ngo twajyaga tubitsinda ntitubivuge, ariko ibuka
wibuka imodoka bafatiye Isake? yego Wemera ko iriya modoka ari iya Tanzania? yego ndabyemera. Nese ugira yafashwe yonyine? Wari uyitwaye sari? Abo yari yitwaye se bari ni ukuvuga iyi ntambara nta muntu utarayitakarijemo mu bayigiyemo. Reka turebe, dufate Kongo yonyine ubwayo. Kongo ibyo yatakaje ni bike. Kongo yo barashize arega, ko muri iyi ntambara nta basirikare bo muri ibi bice bya Kivu bakirimo. Byonyine reba bari abazungu batambutse hari ejo. Hemba bari abazungu biriya bihumbi 8 by'idolari. Kandi si bose bariya ntabwo ari bose. Kagiseke dagiye gukata abayobozi. Hemba byonyine bariya, simvuze ibi kujya gukodesha za Sukoyi, simvuze kugura indege, simvuze kugura imbunda. Reba izo yambuwe, reba izahiye, reba abasirikare yapfushije. Bushakamba abantu baratakaje, bari bakwiye guca bugufi, ikibazo kigakemurwa ku mahoro. Yego ngiye niko mbibona. Turebe imyanzuro ya EAC, ko EAC yobona ko ari ifite urufunguzo rw'ibibazo biri mu karere, nubwo abo muri SADC n'abandi babashuka badashaka ko urwo rufunguzo rukoreshwa. Reka turebe imyanzuro ya EAC. Gira ngo urupapuro rwa mbere bari kuvuga abaperezida barimo ndetse n'itariki. Yego n'itariki ni ejo hashize. Ariko turebe mu baperezida. Inama ni ya 24, ngira ngo ibihugu byari bihagarariwe mu bihugu bigize EAC byose. Utarimo ni Tshisekedi. Yego. Shatse kuvuga ko Samia Suluhu na Ndayishimiye bari bahari. N'uwa Somalia mushya yari ahari, n'uwa Sudani y'Epfo yari ahari. Yego. Bose bari bahari. Ni ukuvuga hari perezida wa Tanzania, hari uwa Kenya ni wari uyiyoboye, hari uw'u Rwanda, hari uwa Uganda, yego, hari uw'u Burundi, hari uwa Sudani y'Epfo, harabura nde ubwo ntabuze ninde. Ubuzo wa Sudani y'Epfo bararangiye, ariko sibyo Kisekedi adahari. Ibihugu 7 se cyangwa 8. So nukuvuga Tanzania irimo, Kenya irimo, Burundi burimo, Uganda irimo, u Rwanda rurimo, Afrika ya Sudani y'Epfo irimo, Somalia nayo ikabamo. Urumva ko urumva haburaga Kongo mu bihugu bigize EAC byose. Inama ikaba yarabaye ejo hashize, yari inama ya 24. Ubwo twakomeza. Yego. Ubwo uru rupapuro rwa rubanza ruvuyeho. N'urwa kabiri kuko hari urubanza ruriho ibiranga. Noneho hariya ku mwanzuro wa mbere, ku ngingo ya mbere bagaragazaga bari bitabiriye. Kuri iyi paji ikurikira umwanzuro wa kabiri, the chairperson kwari gutanga ikaze. Wa gatatu, the summit deliberated on the developments and the deterioration security situations Eastern DRC, which led to the loss of lives, humanitarian crisis and sufferings. Babiganiriyeho, babitekerezaho, batekereza ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, gitwara ubuzima bw'abantu, giteza impagarara, ibibazo, kinatera abantu umubabaro, byonyine by'umwihariko abadamu n'abana. Ya kane, the summit offered condolences to the families of those affected by the recent developments in the Eastern DRC and further wished a quick recovery to those injured. Urabona ko ahangaha ni muri wa mujyo nyine wo guhumuriza abantu, kubihanganisha no kwifuriza gukira vuba. Urabona ko bihanganishije imiryango yaburiye ababo hariya mu burasirazuba bwa Kongo, bihanganisha abakomeretse, banabifuriza gukira vuba. Icya gatanu, the summit also expressed concern about the expanding crisis manifesting in attacks on diplomatic missions. Ahangaha bavuze ku berekanye ko babajwe n'ibyabereye Kinshasa, aho bagiye yamyigaragambyo, aho batoteje batoteje abadiplomate, abakozi ba za ambasade,
b'ibihugu bitandukanye, ngira ngo wabonye Ubufaransa, Ubwongereza, Rwanda aho baranahatwitse, wabonye Uganda. Amerika na Uganda, Ni byinshi, warabibonye byinshi n'ibihugu cyane. byinshi. Noneho baratwika, bangiza ibintu, ibindi barasahura. Ahangaha rero icyo bakoze ni uko bagaragaje akababaro ko bababajwe, bahangayikishijwe n'ibi ngibi byabereye i Kinshasa kuri za ambasade. Yego. Noneho Ingingo ikurikira. noneho bahamagarira leta ya Kongo kujya yubahiriza kurinda abadiplomate ndetse ubuzima bwabo, kubungabunga ikabumenya, ntibahohoterwe, ndetse n'imitungo ya za ambasade, kuvuga ibikoresho byo muri za ambasade, yaba amazu, za biro bakoreramo, ibikoresho byo muri biro, ibiki byose. Noneho gatandatu, the summit called on all parties to the conflict in Eastern DRC to cease hostilities and observe immediately and unconditional ceasefire and facilitate humanitarian access to the affected population. Iyi nama rero yanasabye abarahanganye muri Kongo kurambika intwaro hasi, guhagarika imirwano, noneho bakanorohereza imiryango itabara abantu, ifasha abantu kuba yagera ku baturage bakeneye ubufasha. Karindwi, the summit called for peaceful settlement of the conflicts and strongly urged the government of the DRC to directly engage with all stakeholders, including the M23 and other armed groups that have grievances. Kuvuga babasabye ko basabye leta ya Kongo ko yahita yinjira mu biganiro, ikagirana ibiganiro n'aba bose bitwaje intwaro hariya bose, bateza ibibazo bose, bateza ibiriyo, bateza akababaro, ikabashyira mu biganiro, bagahurira mu biganiro, kandi bikaba ibiganiro bifunguye by'ukuri. Ngibyo nibyo, ariko ngira ngo hari page isigaye nyuma 8, noting that South African Development Community SADC has also been involved in Eastern DRC. The summit decided on a joint East African Community SADC summit to deliberate on the way forward and mandated the chairperson to consult with the chairperson of SADC on the urgent convening of the same in the next few days. Abari mu nama rero, ni ukuvuga abari muri iriya nama y'abakuru b'ibihugu, basabye umuyobozi wa East African Community, kuvuga ubwo ni perezida wa Kenya, ko agomba kwegera mu maguru mashya perezida wa SADC yabona wa Angola. Oya ni perezida wa Zambia Shilema Hakainde Shilema, niwe perezida w'ubu, niwe wasimbuye wa Angola. Akamwegera, noneho bakaganira, bakareba ukuntu banzura iyi miryango yombi, abagize iyi miryango yombi bagahura, bagakorana inama y'abakuru b'ibihugu kugira ngo bashakire ikibazo, bashaka uko bakemura iki kibazo binyuze mu bwumvikane, binyuze mu biganiro, kandi bigakorwa mu minsi mike iri imbere. Minsi mike ubwo twitege ko dushobora kubona ba perezida bo mu bihugu bigize SADC na ba perezida bo mu bihugu bigize EAC bahura baganira ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Biri vuba rwose. Yego. Ushobora no gusanga yarahise amuvugisha, cyangwa akamuvugisha none cyangwa ejo, ariko ushobora gusanga nkurikije uko kiriya kibazo kimeze, ushobora gusanga mu cyumweru gitaha
cyangwa iki ngiki tumenye ngo bazahura igihe iki n'iki. Noneho icyenda, yego ari nayo ya nyuma. The summit commended the chairperson of the summit of the EAC heads of state for convening the 24th extraordinary summit to deliberate on the recent development in Eastern DRC. Ni ukuvuga bamushimiye ko yatumiye iyi nama, ni ukumushimira, ngira ngo nahangaha niho birangirira. Ikindi ni itariki byakoreweho ni ejo, bakaba baramushimiye. Rero Mushakamba twitega iki? Ikiriho SADC na EAC kuba bahuza byose bizaterwa no kwemera. Gusa bizagorana, ntibizashoboka bitewe n'uko Kisekedi aracyafite ingengabitekerezo, kuko iyi ntambara ni ya ideology kurusha uko intambara isanzwe. Ni ikibazo cy'intambara yo kuvuga ngo yuko abajenosideri bari mu bwonko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga bati muze muturwanye, intambara n'iyi biragenda gutya, none abandi bakayijyamo bishakira amafaranga Kisekedi ari gushoramo kurusha gushoramo ubumuntu n'icyagarura amahoro muri aka karere. Bikarangira bakubitirwamo bikomeye, bagashaka kwihagararaho, kuko urumva icyatumye ikiri gutuma Nuza Ramaphosa avuga gutya nuko yabanje kubuzwa n'abanyagihugu be, arabyanga, abyanze none arakubiswe baramukwena. Bamukwenye atangiye kuzana ibintu by'umujinya, kandi ntazi ko umujinya ukubitisha. Niyiha rero kugarura umujinya, noneho arakubitwa kurushaho, birangira ko abaye nk'ukuwe no kunuza, birangira abaye nk'ukuwe ku butegetsi, abaye nk'utsinzwe ku buryo bukomeye cyane. Ibyo rero nanone nibivaho, ikindi turitega Kisekedi niyemera kurambika agapira hasi, amahoro araboneka. Ikindi bavuga batavuga, simbone M23 yavuye igoma. Icyavamo Kisekedi arambitse agapira hasi na Ramaphosa na perezida w'u Burundi n'abandi bari kumufasha, nuko bizarangira bavuze bati M23 niguma hiri na Kongo nayiguma hiri, habeho ibiganiro. Kisekedi abyemera, ibizavamo babyumvikane, natabyemera nabwo M23 izakomeza intambara, tuzabona ifashe Bukavu, tuzabona ifashe ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko yabyiyemeje. Ikindi bwana Sentama, haramutse habaye intambara ihuza EAC cyangwa se intambara hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, birumvikana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashwa na South Africa nk'uko yabyivugiye, yafashwa n'u Burundi, yafashwa na Tanzania, yo simbizi ishobora gukuramo akayo karenge kuko Tanzania ntabwo ikunde intambara. Malawi ishobora kujyamo nk'uko n'ubundi yaje, ariko u Rwanda narwo ntibyatungurana tubonye Uganda ije kubufasha nk'uko Muhozi yabyivugiye, ntibyatungurana tubonye Abagande baje kubafasha, wenda n'ibindi bihugu. Icyo gihe intambara ibaye ya SADC ya EAC iri guhuza. Iyo ntambara rero ntituyifuza, ariko ibaye nge mbona byazarangira n'ubundi uruhande rwa Kisekedi rutsinzwe, nk'uko n'ubundi intambara yari imeze muri Kongo. M23 yahanganaga n'ibyo bihugu bya SADC, kandi M23 irabitsinze. Kwamburwa Goma rero bacitse umutwe ukomeye cyane, simbona bongera kurwana, bamajize kwangirika uruhande rumwe rwakubitiwe igoma. Ibi nibyo nakubwiraga, nibyo nakubwiraga, ntabwo simbona barwanya, ahubwo Kisekedi yarabuze umukura mu isoni. Ngenda abona iriya nama ya EAC SADC ushobora kumuvana ku izima agashyikirana, ariko agashyikirana ibintu imishyikirano itagira ikigeraho, wenda akazasubirayo, akongera akarwana, noneho mu kurwana ntagire ntatsinde urugamba, akongera. Ndabona ari ibiganiro bigenda bibamo kurwana, akananirwa, akongera agashyikirana, gutyo kuzageza arundutse. Twajya ku musozo, nicyo mbona. Reka tujye ku musozo. Dushimire abari badukurikiye Mushakamba. Tubibutse ko twarebeye hamwe kuba Corneille Nangaa ni umuhuzabikorwa wa AFCM 23 na General Sultan Makenga, umugaba w'ingabo za AFCM 23 barigoma. Bajigoma
mu rwego rwo gukorana ikiganiro n'abanyamakuru kandi no guhumuriza abaturage ba Goma. Intambara ikindi twarebeye hamwe ni intambara Afurika y'Epfo yifuza gushoza ku Rwanda. Nyuma yaho twagiye ku myanzuro y'inama ya EAC. Iyi ngiyi niyo dusorejeho Mushakamba, kugira ngo nshimire abari badukurikiye, bashimire byimazeyo, ariko kandi bibuke gukanda subscribe, abatarayikanda bakande like kuri buri nkuru, bakande share bayikande kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo. Ikindi banatwandikire babinyuje muri comments, badushyikirize ibitekerezo byabo kuko birushaho kutwubaka. Umunsi mwiza rero. Yari Sentama, Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, reka tubasezere nk'uko wari ubikoze, nanjye mbasezere mbabwire ko mu kanya tugiye kubagira muri press conference igiye kubera i Goma, iri kuhuza M23 ndetse n'abanyamakuru. Birumvikana mu kanya saa 8 nibwo iteganijwe ko ibuze kuba gutangira. Ubwo rero reka twitegure tujyeyo. Turabashimiye, mwakoze kubana n'Umuco Wacu TV hamwe na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki. Umuco Wacu TV na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki turabakunda.